Ani kwishuri. Ani kwa. Wazungukiye. Sikore nakubuze. Hirya ugasanta. Nagere ngiye mu kazi nabyutse. Ngiye mu kazi. None se usize amafaranga y'umunyeshuri? Ticyarashize. Amafaranga kuri telefone ngiye mu gasante. Umubwira hansanga hanyura ara kwa bakorode. Niho ngiye kunyura ngiye mu kazi. Okay, ayo guhaha. Se ibintu byo kujya byarashize nabyo. Byashize nimugoroba. Akira umuceri watetse. Uteka agatoki karimo utuntu tw'utunyobwa n'udushyimbo. Uhereze nyine amafaranga ahagije. Ikindi amafaranga uri buhe umunyeshuri. Wongereho igihumbi hari bora ashaka kugura y'umwihariko yambwiye nk'uko. Ntabwo ari ngombwa kumenyesha umugabo. Nisigara amahoro nanjye kanjye mu kazi. Mubwira nyine nsange kwa korode muha amafaranga yo ya transport. Sanga bikore nk'akazi. Ese baby ngiye ku ishuri. Ngiye kwishura ahubwo se amafaranga ya tike y'ibikoresho bimeze bite? Wige neza amafaranga daddy arayaguha kwa Claude niho ari yakurengerejeho na cya gihumbi wari wanyatse sibyo? Nese mamurama igihumbi gusa. Nese kariyo wanyatse daddy yambwiye ngo nta mafaranga afite. Mwaka ayo ukoresha ku ishuri ndenzaho na cya gihumbi washakaga ku ruhande sibyo? Ndamusanga he harya? Kwa Claude niho ari. Kwa Claude. Mutameze bite? Sister makoreza. Neza. Kigendere he? Ngiye hari imbere. Ufite amayinite? Amayinite nayo. Motari. Ngwino ngiye mfite amayinite ngwino nta kibazo ngwino ngenda yafite ngo witware mu kiramo. Ya amayinite ndafite kiramuhamagaye kigende nta kibazo. Merci. Uyu mukobwa ateye neza. Nawe urabibona? Umunyeshuri bazakurahiraho twinikaga leta iragufunga. Allo? Oui. Babite? Ni byiza mwana wawe. Mama yarambwiye aho musanga. Ni kwa korode niho magaze nyine ni nambwiye uzutore amafaranga ya tike. Nangiye gufata umumotari rero. Noneho mu mumotari murangira ahantu ugiye ananyuraho mitemo hano inzira n'ubundi ni inzira ni haranyura tumume mu mumotari. Kamaguye. Waramutse boss. Waramutse neza motari. Yego. Urabona yanzira unyuze kwa korode munsi y'igipangu kwa korode. Kwa korode hamwe munsi ya cya gipangu ka gahanda gakata. Ka gahanda ndi umupolisi nyine niho magaze urahanyura ngo amafaranga y'uwo mwana umutwarire. Nese uwo mwana agiye ku ishuri. Agiye ku ishuri? Kwa reba kwa Rwahama munsi yaho ahantu hari ikigo cy'ishuri. Sinzi niba uhazi neza. Ndahazi kwa Rwahama ku kigo cy'ishuri cyambara gutya nyine. Iyo myenda yambaye. Ariko we yambaye miremire. Ya mota mva. None se ko muri mu rusaka ariko bite? Boss. Oui. Nundi mu motari ari mu nderanja. Okay. None se uramugera yazangaye mota? Ni bitatata. Bitatu ntacyo mutwara. Bitatu ndamutwara nta kibazo. Sawa nari ngo muranyuraho mwishura. Nta kibazo urakoze cyane sinze kukubura kuri phone ariko nanakubuze sinabura uko nishyura. Sawa. Uyishyura sara amafaranga afite uwo mwana? Nta kibazo ibyo nibanga ry'akazi k'ikimota. Sawa bangu. Sha mota we nuraye we uratwigendesha we baragufunga we ni umunyeshuri wagabanyijira reka nkubwire ibyo bintu bizabakora abamotari sinzaba nkamwe rwose akuye umukobwa we uramubona reka nijyanira umunyeshuri ku ishuri papa agasanga namujyanye batubinkorera nyine sha mbega umukobwa we shaka mbakurikire ajye kunyihera nimero kabisa Safande ko ngupira motos ufite ibyangombwa se? Ibyangombwa ndabifite bebe se none twavuganaga none umwana wanje n'umwana wawe niyo nakubwira kujyanye kwa Rwahama mata nawe urahenda ubuse urabona we ni wabigiye kuyamura byose reka ni kure ufite ibyangombwa byuzuye ubona gukuramo ibyangombwa ngenda bifite ndifura hano se ngenda uzuye uri fu cyane rwose
uyu mwana wanjye mutware neza. nimwe twavuganaga. Bebe ngo ukeneye n'igihumbi mama yabimbwiye. Yego. Igihumbi ni iki kirakomerwa ku ishuri ibintu byose umuntu aba yishyuye. Ni icyo utuntu ntabwo watumenya. Abanyeshuri mbona mugira utuntu twinshi umuntu atamenya. Noneho mota reka nizere gufite kode. Ngiye kode ndayifite nta. Nyejana nawe mota utagira kode. Ndayifite. Shamutari wambara bodaboda twajya n'akazi mbagira ngo njyana oya mbagira njyana n'abagenzi n'ahantu habi ku buryo natinya ngo nambaye neza buri abamotari bambara neza ngo n'amasongi ntago bajya n'abagenzi ahantu hose. Ariko inkweto zifunze nizo no muri province zarebe. Inkweto ya bodaboda ifunguye nk'uyikoresha impanuka gusa nyine nta kantu mba nkunyuriyemo ubutaha uzakosora. Afande urakoze nzabyubahiriza. Mubanze murebe izina ko ari Emi niko nitwa. Emi reba none se washyiraho n'igihumbi kakimera uyu mwana wanjye ku ruhande. Igihumbi mu ntoki yewe nta kibazo icyo bitwaye se ubwo nyine akamoto karacyari na gashyashya ni gashyashya ni ubwo nyine bitatu nayo mbibonye kire icyo gihumbi kimumere mu ntoki. Abakobwa bagira utuntu twinshi bakenera nkatwe nk'ababyeyi rero wakwanga kuyamuha wakwanga kuyamuha akayahabwa n'abasore. Oya we kandi iyo message Muse nasanga nkorera umwana mota uyu mwana yaramvunye ubona uku ntari munyuzamo ngaho rero mugera amahoro mugera amahoro ubwo nta ni mugora mwana nova reka mujyange mugeze kwishuri adakererwa nta kibazo. Salama motari. Salama. Imeze biteze? Ni sawa. Umuhanda biragenda se? Afande ni gake kabisa. Ngombwa zubura dufite twose. Afande uzo amburira ibihe byangombwa. Abantu bato nkamwe nandwa mukunda kubura ibyangombwa. Yes. Abantu bose ibyangombwa byose ndabyujuje wana. Kamoto kandi gashaka. Ushaka unwara tukazinda gashoje. Igihagana je kwa Karisa munsi yo kwa Karisa kuri cya gipangu gihari. Dukase kuri kara kabari. Kuri kabari akabaye urahazi. Inamenya ari ukoreka. Oya inani muri quartier rega buriya. Inani muri quartier ubu nubwo ambwira za Kigali hose nahantu nayoberwa. Kwa Karisa wanchangaye mata. Asera ari 205 fa. Uzuko 205 bikore iminsi 5. Yes. Aka polisi namwe murahenda koko aho muva mukagera muzamutwandikira mujye no kuduhenda bw'ibintu bizava. Buriya nubwo twandika kubw'impamvu. Yesu ubu tutanditse amakosa yo mu muhanda ubona yagabana. Nanjye rero naguhenze ntago nabona yo kwishyura. 205 ni menshi cyane. Reka nkwereke mota. Wungutse nanjye ngeze ahantu nkagera ku gihe. Fata inote y'Icyatanu. Kandi cyakora cyo kuko nica umwanya munini reka ngo twarenda tuzaduhura mu mwene gato. Hari Icyatanu hariho n'akantu. Ko cyase bantwariraga za 500 betse ko ibintu byuriye nyine ibintu ngo byaruriye byarahenze. Ibintu byarahindutse ariko nta kibazo. Ibintu ngo byarahenze moto. Cyaza jyaho twigenda ndafatiyemera. Ura n'ubutaha tuzahura. Se moto ari mu biki ko tutagenda? Yewe. Zahinduye imirishyo. None kukuyemo ingofero? Hari akantu ngiye kukubwira. Bakambwira bakuyemo ingofero? Ihangane gato ni iminota hagati y'amasegonda 7 n'5. Akantu ushaka kubwira rero buriya abanyeshuri mugira utubazo twinshi ariko mwa mufite ububazo bwinshi bya hatari. Genda shaka kugufasha. Uri kumva? Ariko rero ku kigo cyanyu imyenda mwambara none kumfasha no kuku ndimo ndayigize se niyarenga aho ngaho hama baba babunuje mva kuntu bimeze mva kuntu gahunda imeze ngenda shaka kuguha uduceri nyine amafaranga wakemuza nibibazo nubwo mu rugo wagwa amafaranga ko nibaguha yose ushaka gukenera kwigura agachocolate uri kubyumva ntabwo wabwira daddy cyangwa mami ngo mama amafaranga y'agachocolate sibyo ushobora no kugura na burushete uri kumva ushobora no kwigura n'inkoko noneho ngenda kozaho amasegonda ukoza hiki moto ako nukigira umwana gahunda se nozizi ya gahunda oya genda tugenda unjyanye cyangwa umwembe utanjyana ubyihorere umva ngiye ngubwira akantu kamwe konyine ngiye kugenda nyine tayari tenguhanye amafaranga ntabwo nindaho amasegonda
noneho tujya kwishima rwose barabimenya rwo kigaragaza ubwone dade se yaje kukurebamo cyangwa mami ngo arebe ko hari ikintu wakoze ahubwo nukigira umwana iyi niduka ibi bishobora kuba n'amafaranga arenze ayo ukorera uvanga ugiye kuziga ngo urangize amashuri aha harimo ubukire mota haruzi n'ibindi akira kasike yawe ndatega abandi akira none se koko yego jyana ku ishuri cyangwa ubyihorere byihorere ndafata abandi none se nuko uteye yego umva nkubwire uretse gato njyewe gahunda mfite sirayikira aho kugira ngo uncike fone njye ndayiguha yanjye cyangwa uranije njye ndayikwiherera ariko gahunda ariko nakubwiye ko ubukire ubufite hariya hari ubukire ahubwo tugire vuba ni amasegonda ntabwo ngukerereza duca aha hano pembe ni gahunda kutazayinyambura aho we urijyanira Stefani kumagaritse anga hano niho kwa Kalisa ntabwo ari hano hari gusa iyi moto yari ihetse umwana wanjye oya niyo mana ntabwo nayoga none ubwo nese baba bageze kwa Rwama harya waneza aribwo bakigenda burya nta minota 3 yarishize banye ntabwo baba bahageze rwose reka ese agiye kubwiherero basi hano turabona hari rero abamotari bajya babambwira urabe nta namwica yaba bantu checking nese hari mutu wareze Deixa do. Aqui. Endere bibyari. Urashize none. Data. Nambwira mwana. Ari kwishuri. Ano kwa Rwama aje kwiga koko. Pano kuri ya my phone. Ariko mutamwabaye mute koko. Nago mwikosora kuva na kera utwara umukobwa mwiza umuhitisha mu gihuru mwana mubiri nk'ubu ngubu reka nkubwize ukuri ubu nari nitaye nigiye kwa Kalisa none ndebera reka kuntu yambaye nese byo nataza ngo mfatire amaguru mashya reka kuntu yambaye erega du nuza hasi afande reka kuntu yambaye imyenda ryo kuyemo niko igikapu kiriho iriya jipo yanguru ndebera ni mu Imana nese umukoreye iki ku mwana wanjye winyica basi reka mbikore tunyica nyuma ngo bikore ngo bitamwica nyuma ariko uyu muntu ugira mu mutwe ubundi iriya jipo ariko kuki ubundi abantu babasize batwara moto afande baba kuki abantu babasize batwara moto senze gusa pawisha umuntu ariko namwica ku mukobwa wanjye wowe ariko nawe uri kigoye maze mubaze imyaka ufite uruho kunyura muri ibi bihuru bajya gusambanya none se sinakwatse telefone ukayinyima none ubu iyi telefone ni itumye ujya kwandara mu bihuru niyo fata pauzi ko wishe umuntu urabeshya nise buriya uriya jido muhaye nimwishe pauzi ko yapfuye reka turebe ntabwo ngiye mukoraho ntiwarapfuye we cicika mvumubwire mbikoze nabitekereje nisipa kuri korosa umuntu urashize none data noneho ujye kudusunikana n'uyu mukobwa wanjye mugezemo Kalisa ndahihoreye batwe muri babiri umuhe na pasimo kandi niyo baduhagarika ntabwo byavamo rwose fane nawe urabizi ukora muri trafike ibintu byo gutendeka ntabwo byemewe ugera amafaranga nari okay mu gihe tugenda kandi n'umuntu wakwandikira yese amafaranga ate mu gihe tugenda kuri aka kadugudu oya mu gihe tugenda nta kibazo reka abamotari baraje shamba ko nigenje iyo natigira nk'uwapfuye ejo namufande yarandangije ubaze ngo napfuye rero ariko byiteka ryose guhera ubu ntabwo nzongera gusambanya abagenzi reka ngende nimba moto nyisanga mana yanjye yaranguye mu mwuka we ariko byiteka ryose ariko narindiye neza mbega icyana narinyizize yari mana byiteka ryose byiteka guhera sabwo nibankurikira sinsanga abandegeranije
banataye umutwe na guhera ubu sinzongera